Hello mumeze mute amazina yanjye banyita Nduwawe Alex ndabasuje cyane ko uyu munsi nje kubazana business ishobora kubahoza amarira izabahoza amarira ikabibagiza STT ikabibagiza TAT so ntabwo twabasha kuba twakwibagirwa amafaranga dushobora kuba tuburiye muri ziriya business ariko Imana niyo izi uko tuzaba hejo niyo mpamvu n'iyi business ngiye kuyibazanira kugira ngo turebe ko ari ikintu yazatumarira. Iyi ni business yizewe. Ati se iyi business yizewe gute? Iyi ni business ikorera ku cyo bita trust warrant. Ihuza icyo bita Binance Trust Warrant then ukajya uyimayininga amafaranga makeya ushobora kuinvestinga wana amadolari 11. Niyo mpamvu aka kanya naje kubereka video turi kuyifungura ahubwo icyo nanje kubabwira no kubabwira ati ibyo biceri biri hafi. Iyi ni business yizewe. Niba warigeze ukora ama business agiye atrendinga kuri Binance cyo ukaba warakoze ama business yo kuri Trust Warrant. Trust Warrant urabizi neza ko iba ubundi iva muri Binance. Trust Warrant iva muri Binance. Rero ibintu bya Binance babyizewe 100%. Iyi business na risk ishobora kuba yakuzaniraho. Ikintu usabwa no gufata ukabitsa amafaranga amadolari 11 ama USDT 11. Ikintu tuza gukora dukoresha ubusanzwe ama business menshi tuyakoresha ama USDT y'ama coin 20 ariko ubu ngubu turaza gukoresha icyo bita BNB ama USDT afite chain ya BNB. Iyi ni business kugira ngo ube watangira kuyikora. Iyi business iyo ushemo amadolari 11 cyangwa USDT 11 niho ubasha kuba watangira kumayininga. Iyi business baguha 4% ko amafaranga uba washoyemo. Urugero uramutse ushoyemo amadolari agera kuri 75 nk'ayo bashoraga muri STT, ahangaha ushobora kuza winjiza amafaranga 3600 mu mafaranga y'u Rwanda ya buri munsi buri ukoze mining. Ese ushobora kumbaza ngo iyo ushoyemo amafaranga 510 cyangwa amafaranga 11 cyangwa ama USDT 11 ukamayininga amafaranga ubona nangahe? Ubona amafaranga angana na 560 ushoye amafaranga amadolari 11. Iyi ni business ushobora kuba wumva kumva ni business iciriritse. Iyi business ni nini cyane kuko urugero iyo tugiye washyizemo nk'amadolari 100, amadolari 100 nawe urabyumva. Fata amadolari 100 ukube 4 ugabanyije urafata amadolari 100 ukube 4 ugabanyije 100 urumva uzawinjiza amadolari 4 buri munsi washyizeho amadolari 100. Iyi ni business yizewe kandi ikitonderwa niba ushyizeho amafaranga wemeye no kuyakuraho wemere gukuraho igishoro cyawe ntago kuvuga ngo igishoro cyawe niba ugiye muri business ngo kizagumamo. Please ikintu nakubwira wowe ubashe kugeza video ahangaha nakubwira ngo genda ufate ujye Play Store udownloading application bita Trust Warrant. Numara kuyidownloadinga ukoremo account, ukore account then uyikorere verify ushyiremo password ku buryo utazabasha kuyibagirwa. Nyuma numara kuba wayisetinze neza nzagaruka ku munsi w'ejo nje kubereka uburyo dushobora gufungura iyi business. Mumbabarire kuba nahise mbabwira ngo mfate iyi business cyangwa nze nkore video aka kanya mbereka ati dore uko dufungura iyi business muraza kunyihanganira. Ikintu nari nyize no kugira ngo mbereke ko ari business igiye gusohoka mu sharing n'abandi mubabwire ko iyi business yizewe 100%. Iyi business ni igihe kirekire mukoreshe ya mwese ejo muzabe mwiteguye mbereke uko dufungura iyi account. Ikitonderwa iyi business ntabwo bavuga ngo yitwa kunuku ahubwo ninjye uzabaha link ihita ibagezayo. Wewe wakande subscribe ndagushimiye kandi nawe utarayikora iki nicyo gihe kora share mwese muzabe muhari ejo nimugoroba nka saa 9 video izaba yabagezeho. Muzitegure mukore aho bwabaga mushaka amafaranga murebe ko mwakwibagiza ibihe bibi mwanyuzemo na business zo mu Rwanda. Iyi ni business idashobora kwitambikwa n'igihugu icyo ari cyo cyose bitewe nuko Trust Warrant yizewe cyangwa ikorerwa mu bihugu byose byo ku isi. Ariho ikorera muri Binance. Nta gihugu na kimwe cyemerewe guhagarika Binance.
Binance is global. Wiba kandi subscribe ndagushimiye. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo tube twatangira gutera imbere. Reka tuzasubire nimugoroba. Ikintu ngusabye, fungura account ya Trust Wallet tuzasubire. Ciao ciao.